Data ntamenye nyuma yo guta mama mwaka w'1992 ukadusiga mu gihirahiro aho twari dutegereje ngo uragaruka kuko wagiye udasezeye ku muryango. Icyakora cyo naje kwigana n'abana twakwandikisha amazina tukandikisha amazina amwe, nayo bambwiraga yuko uwo nguwo ari we data. Icyo nicyo cyakomeje kujya kinzamo nkumva ngo hari umuntu w'umuvandimwe. Ntushobora kwitwa data ku munsi wanjye w'ubukwe ngo wambikwe ingofero y'ubutware, ngo uhe inkoni y'ubutware kuko utatwaraniye umuryango. Ntabwo wegeze utwarana ngo wambike ubwo butware. Ntabwo ushobora kwitwa data ku munsi w'ubukwe bwanjye. Oya rwose, ntabwo nkwambuye icyubahiro cya kibyeyi, ariko ntabwo ushobora kwitwa data ku munsi wanjye w'ubukwe. Ndagusuhuje, uri kumwe na Mariko nk'ibisanzwe. Inkuru y'uyu mukobwa na se ni inkuru tugiye kureba, ni inkuru ariko kandi ni inkuru ifite ikikwiriye kutwigisha twebwe tuyumvise. Mubyeyi, mugabo, irinde hato utazakomeretsa amarangamutima y'umwana wawe ubuzima bwose. Arinda amarangamutima y'umwana wawe kandi ukomeze ubungabunga umwana wawe utazamukomeretsa ubuzima bwose. Wakwibaza ngo byagenze bite? Igihe umwana na se bahujwe n'ubukwe. Bahujwe igihe umwana yari afite ubukwe. Muri cya gihe ise yumvaga ko umwana we afite ubukwe kandi yasabwe, kandi ubwo bukwe bwagombaga gutaha ahantu hakomeye, kandi yari agiye kubona umukwe ukomeye. Nibwo yaje mu rugo aza nka se w'umwana. Icyo gihe umwana w'umukobwa yaramubonye, ariko we ntiyamumenya. Ise yarabibwiye, uwo wiyise se yatangiye amwibwira, amubwira uburyo yavutsemo, amubwira mu bwana bwe uko yari ameze. Umukobwa ati mbese ni wowe bajya bambwira wagiye ukagenda nta kintu na kimwe kiri muri uyu muryango wacu, ukagenda nk'ugiye guhaha? Mama agategereza amahaho y'abakuru banjye, mama agategereza amahaho y'abasaza banjye, mama amaso agahera mu kirere. Numvaga igihe kimwe nzahura nawe, ariko sinarinzi uburyo tuzahura. Numvaga rwose nkeneye kuzabona uwadutaye mu kangaratete, ariko sinarinzi uburyo tuzahura. None ni wowe duhuye. Umubyeyi mu kwishongora no kumva umwana amubwiye ati numvaga tuzahura ko ntazi uburyo tuzahura. Umubyeyi aramubwira ati ni njye mwana wanjye, ni njyewe, ariko noneho ndaje kandi nje. Ati se ko ufite ubukwe bwawe buteguye bute? Ati se ubukwe bwacu ese bumeze bute? Ubukwe bwacu mwana wanjye bumeze bute? Ati umwana wande?
ati uri umwana wanjye kandi ndagukunda. Ati harya ndi umwana wawe mu buhe buryo? Nsobanurira, ndi umwana wawe mu buhe buryo? None se ntabwo wambwiraga ko tuzahura? Ntabwo wahoraga wifuza kuzahura nanjye? Ati nahoraga nifuza kuzahura n'uwo witwa data, ariko utarashatse kurera abo yabyaye no kubitangira. Numvaga mfite amatsiko yo kumenya uwo ari we, ariko negeze njya kwiga mu ishuri rimwe ahantu muri segonderi, maze nandikishije izina numva undi muntu nawe wandikishije amazina asa, twese numva dufite amazina asa, ariko sinabyitaho. Aho nari nagiye kwiga ahantu bita mu rwunge rw'amashuri, kandi urwo rwunge rw'amashuri nari ngiye kwigamo nibwo nahahuriye n'umwana, turaganira turanamenyana. Ariko uwo mwana mu kumenyana kwanjye nawe akajya ambwira, tukajya tuvuga amazina nkumva duhuriye ku izina rimwe. Ubwo rero ntabwo naje kubitindaho kubera ko abantu baritiranwa. None se burya yaba ari wowe, hari umwana waba uzi witwa aya mazina nkubwiye? Ati uwo ni uwanjye. Se mwariganye burya? Ati uwo ni uwanjye. Ati uwo rero twiganye, uwo ni we wawe, kubera ko ibyo wakoraga byose warabikoze kugira ngo abone ubuzima. Njyewe rero uyu munsi ndimo nditegura ubukwe, kandi nta mwanya mfite wo kuganira nawe. Icyakora cy'ubukwe nibusoza tuzaganira. Ahari aho ufite byinshi wazambwira nyuma y'ubukwe bwanjye. Ati hoya mwana wanjye, narinje ngo ngufashe, narinje ngo tuvugane ku bukwe, ndebe imyiteguro naho igeze, ndebe ese aho nzaba nicaye nihe, ndebe mbese bazanyambika ingofero gute. Ati atuje igihe cyaragiye, warakererewe cyane, kuko uzambara ingofero arahari. kandi burya nabonye data, hari uwemeye kunyitangira nkorera buri kintu cyose. Yankoreye ibyo nari nkeneye byose, niwe wanyishyuriye amafaranga y'ishuri, niwe igihe cyose wamenyaga icyo twariye, niwe wamenyaga ko twaburaye. Uwo nguwo rero niwe data, kuko wowe sinkuzi rwose. Icyakora cy'ubukwe niburangira, aho dushobora kuganira. Ati ntabwo wabinkora ku munsi w'ubukwe, kandi nkeneye kwambara ingofero y'abasaza, kandi ari njyewe bazaza baje gusaba. Mbese urumva ari nde wundi wajya mu cyimbo cyanjye? Umukobwa yitonze aramubwira ati rero urimo kuntindira, kandi ntabwo uyu munsi niteguye kukubona mu ngofero, kuko kukubona mu ngofero no kukubona mu nkoni, kukubona ufite icyubahiro cyo kuri data, ndabona byatwara igihe kirekire no kunyibwira. Ibi ntabwo rwose mbishoboye. Genda utekereze ukundi uzaza mu bukwe, ariko ntuzaze witwa data, kuko nabonye data wankoreye buri kimwe cyose. Umubyeyi aratakamba ati oya da, ninjye so, ninjye wakubyaye. Rega burya
aramubwira ati kumbyara simbizi kuko sinari mpari, uwo nzi wambyaye ni mama, kuko mama niwe wakoze byose. Mama ntiyegeze asiga, mama twarabanye, none rero we kumbwira ngo warambyaye, ibyo simbizi. Cyakora cy'umukobwa yaragiye, umukobwa arangije amusiga aho ngaho yicaye. Umusaza nawe mu kureba, mu kwitegereza, atangiye atekereza, arongera asubiza intekerezo inyuma, atekereza urugendo yasizemo abana, arebye n'umuryango basanzemo, arebye uburyo noneho umukobwa asigaye asa, arebye wa mwana yumvise yuko agiye gushyingirwa, arebye atangiye asubiza agati n'impembero, aravuga ati burya wimye umwana aba yimye umukungu. aravuga ati uyu mwana abangaba n'abasize ari bato, none ndebera uko bangana. Akomeza gutekereza cyane, haza undi musaza araza aramusanga, aramumenya, arangije aramubaza ati ese waje hano? Ati yego naje hano mu bukwe bw'umwana wanjye. Ati ese kandi waje mu bukwe bw'umwana wawe? Arangije aramubwira ati nyamara rero burya umwana utegeze umenyera icyaryo, umwana utegeze umenyera ubuzima, kandi wari ufite uburyo bwo kubimenya, kuki utabikoze? Mubyeyi, mupapa ubyara umwana, ntumenye imibereho ye, kandi ugashaka kuzamwiyitirira yakuze, yagize, ugashaka kwiyitirira ibyo yagezeho. Mubyeyi rwose, umwana wawe agukeneye handi kugira ngo ugire icyiciro umukuramo, ugira aho umugeza, intambwe yose uyimuteze. Mubyeyi, uyu munsi utazashaka kubona umwana kubera aho ageze, ukumva wakwiyitirira, ukumva abaye uwawe. Nawe kandi mwana, utazagera aho ugera ukibagiza uwagukuye aho wagombaga kuba uri, kuko uyu munsi wa none abana benshi iyo bamaze kugera aho bagera, hari igihe bibagirwa n'aho bavuka, babona ababyeyi babo bakavuga bati uriya dufite icyo dupfana, cyangwa se uriya n'uwo mu muryango, cyangwa se uriya twari duturanye, nyamara ari umubyeyi we. Umubyeyi akeneye kubeshaho abo yabyaye. Mubyeyi utazibuka, mubyeyi utazashaka icyubahiro utaragiharaniye, haranira icyubahiro cyabo wabyaye, kuko uyu munsi bashobora kuguhesha ishema n'icyubahiro nubaba bugufi cyane. Uyu munsi ushobora kwamburwa icyubahiro kubera ko utakoze inshingano za kibyeyi, kandi wagombaga gukora inshingano za kibyeyi. Mwana nawe, umubyeyi menya ko hari aho yagukuye kugira ngo ugire aho ugera. Utazagera aho ugera ugatangira kubona umubyeyi, cyangwa se bitewe n'icyo wari ukeneye ku mubyeyi, ugatangira ukavuga ngo umubyeyi wanjye aranyanga. Nyamara iyo akwanga ntabwo yari gutuma ubaho, ahubwo yari gukora ikintu cyose gituma utabaho. Ntabwo umubyeyi ashobora kwanga umwana we yakuze, ahubwo umwana ashobora kwanga umubyeyi kubera ko abona icyo ashaka ku mubyeyi arimo atakibona. Mubyeyi nawe mwana, isano mufitanye irakomeye cyane, kandi isano umubyeyi agirana n'umwana
ni yuko yita ku nshingano ze nk'uko ari umubyeyi, akamumenyera ikimukwiriye. Umwana uyu munsi akeneye ababyeyi. Utazaza kwiyitirira umwana ku munsi w'ubukwe. Gubwa neza rero, kandi komeza gutekereza kubo wabyaye, ubagirira akamaro. N'abo wabyaye n'abakomeza batekereze ku mubyeyi wababyaye, akagira aho abakura, akagira n'aho abageza. Uyu munsi ushobora kuba ntacyo uriho, ariko ejo ukaba uhari icyo wagezeho. Uyu munsi mubyeyi, umwana ashobora kuba umureba ukabona araciriritse, wemuta muri ubwo buzima, ahubwo aragukeneye ngo ni wowe akeneye ngo wite ku mibereho ye. Mwana nawe ushobora kubona urwego wagezemo, ukabona umubyeyi wawe rwose ntabwo mukiri kuri rev imwe. Yego nibyo, kubera ko yakoze byose kugira ngo ugere kuri urwo rugero uriho. Yakoze byose kugira ngo wige amashuri, uyaminuze. Niba yarakwishyuriye, niba ataragutereranye mu rugendo wari urimo, uwo niwe mubyeyi wawe, niwe ukwiriye gushyira imbere. Mushyira imbere, bose babone yuko ari umubyeyi wawe, bose babone inkomoko yawe, bose babone yuko iterambere ryose wagezeho warigereshejweho n'uwo nguwo. Ariko uyu munsi none bitewe n'aho tugera, usanga twiyitirira aho tugeze, tukirengagizaho aho twavuye. Kandi ngo utazi yava ntamenye iyo ajya. Menye iyo uva rero, umenye n'iyo ujya. Gubwa neza rero, kandi ukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Ukomeze kujya mbere, ukomeze gukora iterambere ndari kwifurije. Ariko kandi nkwifurije iterambere ryose ritagira Imana ntaho ryakugeza. Nshimira cyane nawe wafashe umwanya ugakurikira, wafashe umwanya ukandika, wafashe umwanya ugakora subscribe, wafashe umwanya wawe